muri yamuha n'abandi nuko uvuga ngo yaramusambanyije amusambanyirisha n'abandi nukuvuga ngo icyo Nyabitanga yemera we avuga ko yamuhaye passe kandi kumuha passe nta kosa ririmo kuko n'abasaza ba Eva bari batangiye guhereza uyu mujene passe ati ngiye kumuha passe narayimuha ariko ntabwo ngiye we yigeze amenamo intangazi kandi nawe yaragaragaye muri Genzi Comedy yambaye umupira w'uwo Johnny ndetse muri Genzi Comedy bakaba bari bicaranye bacigatanya amaboko uretse gato yagaragaye yambaye umupira wa Yohana. Iyo foto nayibona umuntu bita Nyabitanga yambaye umupira wa Yohana barayiguhereza rwose na Genzi Comedy baranayipostinze pe kuri Instagram account yawo. uretse gato niyo mbyumvishe neza yambaye umupira wa Yohana nk'ukuntu Cadette yambaye umupira wa Davido. Urakoze cyane ni ukuvuga ngo yari yambaye umupira wa Yohana w'akajezi yemwe ngo ntiwari unameshe kuko ngo abantu bahoberanye na Nyabitanga baravuga ati Nyabitanga nubwo wenda agira agahumuro katari keza ariko ntagaraka wiharabika ntabwo ndimo ndaharabika ibyo nkubwira niko kuri bro. Nyabitanga ari mu bantu ngo badakunda parufe Yase ari mu bantu badakunda parufe rwose. Ayo niyo makuru hano ku mihanda urabizi ko haba amakuru menshi. reka baden filime kuri ruhande maze iyi nkuru urikumva yego. noneho uwitwa Nyabitanga yari yararanye na John icyo gihe sibyo baranirirwana kwa kundi kuna abakobwa batari abasirimu bajya gusura nk'umuhungu akirirwayo ariko akaba atarazanye impamba y'imyenda akantu ko kuvuga ko adahumura Nyabitanga namuhobe yarahumura papa agenda akakisha byihorere mwana byihorere ibyo ngibyo genda akakisha. hari abana banyihereye amakuru y'ubwino bavuga ko ahumura nk'umucanga bro warubiba biriya bigo biriya bintu biguha amakuru ntuzi ko ari ingegera ziba ziri aho ngaho zitanga amakuru yo guharabika. Nyabitanga turaza kuvuga ku bindi ariko guhumura yo kamemura mwana arahumura ngo ni nk'umucanga waruriba umutose arahumura. Ako kantu ko guhumura tukaretse kuko arahumura. Tugaruke noneho ku mupira wa John yari yambaye Eva duha inkuru yaravuze ngo John wowe ugenda ukarungura ari inshuti zanjye. Dore iyo foto iri aha ngaha umuntu bita Nyabitanga ni inshuti yo mu buto ya Eva kuko bose bavuka i Nyamata barakuranye. Turi kumwe ni inshuti magara ya Eva yakadasohoka yo mu bwana batubanye utwondo urumva agahinda je noneho aramanuka amanuka maze ndire nyuma yo kuyivuga noneho Nyabitanga urumva akaba urumva muguteza yombi akaba ngumwe mu bana bato cyane b'inyarugenge b'abakobwa bikundira nabo kurya akantu fa kuba niyo waba umubwiye ngo uvuye Zimbabwe fa kuba gusa umubwira ko utaba inyarugenge. Nyabitanga gukundisha imitima itatu. Nyabitanga afite fiance genda gake nyenze kugira fiance bimubuza kuba yakutamo. Tugende gake ora n'umwana wihiringa. Garuke mu gusambanya inshuti magara umugabo w'inshuti ye yo mu bwana. Ahangaha Nyabitanga akora statement ku makuru ava mu nshuti zarambwira ngo aravuga ati ngiyewe umugabo yaje nahangaha yaramaze gutandukana n'umugore we kugira ngo baramaze gutandukana ngo cyaje gukurikira ngo Nyabitanga aramubwira ati ngo John yaragiye arapfuka mararira. Nyabitanga ubu tuvugana ntukoresha social media urumva heruka igisobesho mu 2023 umugore akinsanga muri Amerika. Ubu ngubu ndahumeka umutima ugashaka kumvamo. Mu yandi magambo John yamanutse i Kigali ameze nk'uyu muntu. Alo? Oui. Uzabinkorera neza? Nzagukorera neza. Ukuntu numva nashyuwe. Nuko John yabwiraga Nyabitanga nawe.
urukumva ati umutima wenda kunsohokamo ati subaye iki Jo atumva ukana numva nashoka Aye. nakore ko Imana Washaka kanya. Nyabitanga aravuze ati wamanutse none ukakanya ukava muri Amerika nkaza nkaguhuza ko Kigali abana bahari je aho dukomereza inkuru nk'umuntu wayitangiye ngo nkakigutamo mu buryo bukomeye cyane ndacyahiga amafoto y'aba bana ya noneho for your information sibyo yes sir umwana bita Nyabitanga ngo yagihaye umuntu bita John kugeza ubwo John akijuta John aramubwira ati bagira vertige aramubwira ati Nyabita wambabariye tukajya tunavanga ubwo nyine bakazanamo n'abandi Nyabitanga atangira kujya agenda namwongera uretse gatongo wiki Nyabitanga akajya agenda namwongera urumva bo bacumitanaga badakundana nyine sibyo uko Nyabitanga aravuga ngo bafite umuntu we John nawe akavuga ko ngo afite nawe ngo umukobwa ngo Canada uyu mukobwa muri Canada nizo tugiye guta tutangiriraho komeza muri Canada ndamuzana wo Murundi noneho urumva abo bantu babiri noneho bakajya bisambanira nk'abashuti bo mu muraro umwe urumva kivandimwe noneho ni ukuvuga ngo niba numvishe neza iri jambo mu magambo ya Eva niba audio ya Eva yagiye hanze bibutsa ko John ari wafashe audio akayishyira hanze ibintu biragayitse John kubona uwo mwabanaga yifata agafata audio wakakugana nkawe kugira ngo ibintu mubirangize mwibanga nk'umuntu mwabyaranye ugafata audio umugore wawe yakoherereje iki ni ikimenyetso ko n'umupuri we uzawushyira hanze John muri Kigali barakubwira ngo umwana bita John ngo yitsamura agahita yitsamura insya bakabona ziraguye bro akabeshya ngo nugano ubaza abantu ngo yagiye anyura mu maguru bazaguha ubuhamya John ashobora kuba atakurongoza gahunda akikoreshereza ururimi nibura amasaha 6 ni nayo mpamvu bavuze ngo we rwose arimo aritsamura akitsamura insya ndapfuye uwo niwe John bro wiki uwo niwe John noneho andi makuru nayaturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego nta guca ku ruhande inshuti za John ziravuga ngo nimbwa amakuru atanyuze iruhande kandi aya ni amakuru mpagazeho nubwo ntayagazeho n'amaguru abiri ni mumfatire John mumwite Mucoma ndakubwira impamvu ubu turi kuvugana umukobwa muri Canada aratwite rahira ngo ni izina ry'Imana umurundi kazi yamuteye inda papa ariko se kwinda za John zita zimenyekana ako kanya iyi minsi 3 yahise imenyekana yasambanyije umuntu uyu munsi kuwa 4 ahita amenya ko atwite uwo ni ubuhe yabyihorera John babimenya bate ko atera madago muri iyo speed John we ngo intanga ze zimeze nk'igikakarubamba ngo niyo baba baramukuhemo nyababyeyi ziri John kako John munamugira inama Godfather bro John ari mu bantu badashobotse na gato umva runamere nkamarika amaboko John akimara gushyira ira audio y'umugore we hanze ako John munamugira inama mumubwira ati ibyo bintu by'ingendo ubugenda ujya gushaka ibitsina genda wicara ahantu hamwe ushaka amafaranga ukore waruzi ko John ubu nta ninza afite kuba muri Amerika ikintu kiba noneho giteye n'ubure noneho John ngo niwe ugenda wivugira aterekanye n'umwana wo muri Canada aramaze kuzimena muri baratwite niwe byibwirira inshuti ze John niwe waje John nakasa mutwe umuntu wese ufite ifoto y'ura mukobwa muri Canada nayimpe hano bro nakubwiye ngo umwana bita John we n'igitsina rwabaye mawe tugaruke kuri Nyabitanga nk'umuntu ufite izina muri industry
to ariko rirahari Mhm. muri nyine mu baroko. Nyabitanga yacumise John mbere yuko batandukana n'umugore we cyangwa yaciye inshuti magara yo mu butoya inyuma. No. Nyabitanga yarongoye John ryari? John yahoraga ajya kuregera Nyabitanga amubwira utuntu tutugambo amutera impuhwe uri kumva. Nyabitanga yasambanyije John nyuma yaho batandukaniye na Eva. Hagati ya John na Nyabitanga no sambanije undi. Wasambanyije undi ni Nyabitanga. Gute rero? Nyabitanga we na John bahuriye ku kintu kimwe. Oya Nyabitanga mureke n'umuntu. Nyabitanga na John bahuriye ku kintu kimwe. N'abantu bamaze kubatwa n'ubusambanyi ku rwego rwo hejuru. Ibaza abantu bashobora kuba barusha Jackie gukunda ubusambanyi. Oya ndakubujije. Ndakubujije je. Kandi magambo nyemerera nkubuze. Abantu barabukumbuye kuri kamera. Jewe urabizi iyo ndimo ndi abaswera barimo baravuga ngo barankumbuye kuri kamera nta na gift baba barimo bararekura nibakakubeshya coco gusa bira aho ngaho mu birakurikira uburyo bino biswera nyambiherezamo inkuru nibinangire ku rukundo jewe bino bintu nzabivamo godfa impamo ya Mungu nzabyuka nigendere kandi abaswera bazankumbura buretse nkubwisukuri I know bazankumbura aho ntureba urata ntureba rata bisaba ko mbanza nkongera nkabyibutsara ngo bakumbuye itoto ryawe. Urumva? Oya nambaye ubusa hari ukuntu mba nibereye mu rugo noneho nkabanza nkikokora imyenda yose nkayikuramo. So urukumva? Ubu duhe inkuru kamaze nshaki ndi guhiga ifoto y'ura mukobwa. Kuvuga ngo rero sibyo umwana bita Nyabitanga hari umuntu w'umushuti we baziranye cyane wanyibwiriye ngo Nyabitanga mushobora kuba mwicaranye yabona nk'ifoto y'umuhungu yakunze. Tugaruke kuri John ngo inkuru ya Nyabitanga ko mushaka kutisimbuka ngo agahita amera nk'aho bamukojeje miteke akarimbwa bikomeye cyane. Ibintu bari kugukorera uri kubireba. Ni abantu bake nyine turi abantu 529 hano. Nshaka ko abantu bose bagaragaza bano bantu bazankumbura umunsi nigendeye cawe. Bazankumbura umunsi nigende jewe n'impamo ya Mungu nzabyuka nigende. Mukuri bitangaza abantu banjye. Komeza ndakumva. Babanze bashyireho ngise mbona je yambaye busamita nk'igihumura. Abantu mushaka kuzamuka muri iyi myanya mukande muzamuke ukora kuri goro cyangwa ukora kuri J uzamuka setu niko bimeze. Hari imyanya 5 muyigure nako ni imyanya 6 7 kora kuri goro cyangwa ukore kuri J uzamuke setu. Berami shiramo request nkuzamure komeza inkuru ariko mbibutsa ko urazamuka hano uceceke. Iyi nkuru nta kintu ufite uyivugaho. Berami zamuka abantu batangira gufollowing. Ari umuntu nzekeje aha ngaha ngo nzarenga no mu rugo naranatangira urugendo turahaguruka ubu zene ngo nzarenga no mu rugo naranatangira urugendo sha. Ubwo z'umunsi nahagurutse ntangiye urugendo umuvuduko nzaba ngenderaho urawuzi we wakecocowe uzantize nyoko banze mutumite gasigara inyuma. Uri gukoresha amagambo aremereye kandi hano turi mu rugo rw'Uwiteka. Oya hari igihe umuntu akuvangira sha uzi nk'ibyifuza babisha baba bamfitiye ntabwo biziho. Watangiye se cyangwa abantu manze babwire umurundi nanamubereke bandushireho umurundi mudarape uzi gukundwa ariko John arya neza akarya bene wabo. John ararya ubwo abo bose bagiye bamuhenera. Mwese murashaka ngo mbere ku murundi aba bose bifitemo amaraso ya John muri bo kuko yagiye barongorera. Aba bombi uri kureba hano aba bose bafite ngo John abatembera mu mubiri nyine bagiye bamuhenera.
apana kumuhenera kandi aba muri kureba gutya bagendana amaraso ya John muri bo. Nyine bagiye bamuhenera. Ntabwo bamuheneye. Rero reka manzi. Okay, mutapinga screen tugiye ku 300 mpite bashyiraho ifoto y'umurundi kazi. Umusa wari kitubwira inkuru. Umurundi kazi ndamufite ani wa. Ya, no kuvuga ngo niri muri Nyarasa. Hari umuntu muri Nyaramwa ni Bellamy. Ndakaswingingira hasi ibintu noneho bibaye bibikira. Genda manire niwe umaze kugutamo urumva ariko wabaye uti. Bellamy bise numva ibintu birimo birajojoba ndavuga nibi nibikira. Twagiye. Babanze bangirira nanjye gifite nkwereka. Bagutemo mbere ko tuzana inkuru y'umurundi. Komeza inkuru noneho mbite ifoto y'umurundi ngishiremo maze nzana umurundi kazi. Banduza n'umurundi kazi umutereka aho ngaho none umuntu agenda komerezamo gake. Uyu ntago ari umurundi kazi ariko. Umurundi kazi bro. Uyu ni umunyamurenge bro. Ni umurundi kazi manya ariko so wabite byawe ko ngomba nkubwira inkuru. Nereka je makuru banyicayeho wabaye. Ndakubwiye nibijya bigera ku kintu bita gucukumbura urabizi nawe urabizi kandi. Uyu niwe mwana gahunda irimo iracamo neza se. Uyu aratwite. Biravuga ko atwite. Cyane urushwima yirwariye sha. Mukore body shaming. Uyu mwana mureke muvane muri bibintu. Ariko niba kunanye n'ibyamamare mukobwa muto wihangane dore nguyu. Gose John ni icyamamare mu biki. John wimbwa. Mugutajya kwajya bitanga no kuyikigali size umwana muri Canada. Nibyo nkubwira nyine ngo John wimbwa. Ubwo nawe ni icyamamare. John noneho ngo yabwiye Eva aramubwira ati ngo ngewe mfite ikintu bita video zawe. Eva nawe mu kumusubiza aramusubiza ati yo ndabizi urazifite pe kandi imisundi yose irasa uzashyire hanze. Bahita bagifunga. Uko niko yamubwiye ati imisundi yose irasa. Ngubu hagize n'unyerera akaba afite umupuri wa Jo wanani wa Eva. Akabishyira hanze John yabiryozwa niba yarabivuze vuba none hibaze muri Amerika bro. Nibyo nyine nkubwira ngo witwe John wimbwa aribeshya agakora ikosa rito cyane. John ntabwo ashobotse bro. Reka tugaruke ku rugendo n'inzira y'umusaraba uyu mwana w'umukobwa Eva yahuye nawo bro. Uyu mwana agenda ni nkovu mu bitugu yamenyo babari nyumvire vraiment ka John ngo kamuri yamenyo ariko Eva nawe bambwiye amakuru. Oya buretse gato nico tugera kuri victime. Buretse gato nyine nkubwire Godfather. Gerageza ni tugera kuri victime. Buretse gato nyine nkubwire John yashatse kugerageza ngo kwitereshwa utuntu n'utugeri mu nzu. Uri kumva? Eva na buriya burebure yahise agafata ka John direct. Agakubita mu rukuta gaheramo aragerageza kugasosoramo kavuyemo gahita kagundagurana nawe naho kamurumye hariya. Ngo ahantu John yakodeshaga amakuru numvishe ngo yakodeshaga urana n'ino nzu zifite inzu zisanzwe ziba zifite ama escalier azamuka hejuru hasi ariho hari saro urabona. Inzu zisanzwe urabona ko ari utu escalier nkatunga yitwa tuzamuka hejuru mu byumba. Niho bari batuye. John ngo yagize gutya akimara kumuruma arangije ngo asa nk'ushaka kunyaruka kwirukanka ngo yiruke. Eva abaraga kace nka kwa kundi Kate bashabe yakatiye Shadibu. Bro ngo yaramufashe gutya ahita amufata bolze arazikanda. Icyo bita mabya mu rurimi rw'ikinyarwanda. Arangije ngo ayatsikamiriza kora amatapa bahanda. Ngo arayatsikamiriza akubitaho inkonji bita gapfura. Hanyuma ngo John yavugije inturu nka nyarubwana ngo ni naho John yahise akurira iyo rwise ngo John wimbwa. Bro ubu tuvugana ku makuru ariko ntahagazeho. Wibaze ingufu z'uramukobwa yarakoresheje ngo bafite rimwe ryahise riturika. Yagenda akabakunda igitsina kimwe. Ubesha uzabireba ntuzi ko umuntu ufite rimwe abyara umwana w'igitsina kimwe uzabireba. Ubu ngo ni rimwe. Reka genda. Ntabwo ariko byahagazeho nta makuru nyine. Ariko uzikore impamvu bishoboka we. Hari umwana wari uri muri Genzi comedy yarambwiye ngo John agenda atanga. Uzi ko byashoboka?
barambwiye ngo agenda atagataga nyine ameze nk'ugendera ibya. Ibi ngibi icyiza cy'ibi bintu binagaragara ko urabona ko ikintu bita famiye ya Nzungu uyu mugabo yari agiye gusenya, tuyisabire umugisha tunabwire ngo urugo rwiza turabakunda. John yakoze plani, wibuke ko uyu mwana Jay Godfather yo urambabaje cyane mu buzima. Nkubabaje urambabaje impamo ya Mungu. Ejo nzahita njya ku musigiti njye gutowa iduwa na azana. Why? Nzungu mu bantu b'imbwa babayeho ku isi ashobora kuba ari urugero rwiza rwayo. Nzungu kuba yarafashe Eva akamusapotinga nta kosa mubonaho. Umva reka kuvuga wenda ngo Nzungu na Eva ntago ari ibyo mvuga. Ndi kukubwira Nzungu Mugunga David, niba hashoboka kuba harabayeho imbwa za mbere zabayeho z'abantu, Nzungu abamo. Ibyo nzabikubwira ni box. Nta kibazo, tugarukire kuri John. Tugaruke kuri Yona. Nibyo nkubwira rero, uyu mwana w'umukobwa nawe ari aho ngaho uri atekereza ngo afite zabagabo. Uyu wo munyakanada? W'umunyakanada. Aba bana b'abakobwa kuki batajya bagirwa inama ngo bumve? Bayibe ahantu Godfather atuye kweli. Ndi singo ndebera vremo. Umuntu ufite indangagaciro nkanje abashenzi bakancika bakajya kujya muri Amerika kujya guzana abagabo b'abapfakazi. Sorry, Eva cyane. Guys mutapinga screen. Ngibi turabyitike. So tugaruke rero umurundi kazi namuberetse, reka tugaruke ku nshuti magara. John ashobora kuba yararebaga iyi foto ya Nyabitanga muri telefone ya Eva, akavuga ati Eva nubwo wongoshe peke, urabona ko Eva yahanameze yogoshe nk'abagabo. Avuga ati ndashaka kwihumuriza muri misatsi ya Nyabitanga. Urumva? Ariko John ariko wumvise ko wongeye kugaruka ku kantu ngo kuvuga ngo kwihumuriza. Biragenda bihura neza nibyo nakubwiye ngo numvise. Oya ivyo ngibyo urukumva yaramanutse. Nyabitanga seka neza ngo gifite iminwa myiza, noneho ngo afite n'ibitesi. Ngo yaramanutse agezeyo abwira Nyabitanga ati Nyabitanga nkuzanira iki? Amakuru ntahagazeho ngo amafaranga ya tax return ibihumbi 6. Eva avuga ko umugabo yayafasha akajyana i Kigali mu nshuti ze kujya kuzicundebaho. Ngo YouTube channel Nyabitanga yafunguye ngo ari mu mafaranga ya tax return y'umwana wa Eva. Ese Nyabitanga wakora iki? Yafunguye YouTube channel. Ubu ngubu ni umunyamakuru. So biravugwa ko ngo nivuga ngo John ngo yagiye afite ibikoresho bimeze nka bya bintu by'impanuka ugiye gufungura ushyanye muri studio. Aravuga ati Nyabitanga niki ushaka? Ati ndashaka ibikoresho bya YouTube. Ati n'ibya YouTube ndaguha n'ibya Google. Ariko nkunyure mu maguru transit. Oya. Noneho ngo agezeyo aravuga ati rero byaba byiza nkwikuje. Where is your friends? Nyabitanga ntabwo akana ko yahaye John pass. Ibi ngi barabyemera. Nyirubwite yiyemerera ko yahaye John pass. Ibi ngibi niba yarabyemereye Eva ntabwo mbizi. Noneho ahantu haziramo ikibazo Nyabitanga akavuga ati ariko kankubazi, namuhaye pase basaza ba Eva batamaze kumuha izindi pase. Nahise ng'igihumura. Ibi bintu birimo ibintu byinshi bikubiyemo. Nyabitanga araza kujya hanze avuge John turasanga na ryarindi rimwe bashobora bararimeneyeyo. Wankomereza inkuru ya Nyabitanga n'ukuntu byari bimeze dukomeye. Nyabitanga ngenda mutse ngize ibyo muvugaho byinshi, nagenda ngaruka cyane kuri icyo ngicyo cyo kutagura umubavu kuko nabyumvise. Tugaruke ku bukomisiyonere bwe na John. Ibyo bukomisiyonere abakobwa b'i Kigali bose barabukora, ahubwo Nyabitanga ahantu abera ikigoryi nuko numvise yatangiye kwigamba akabikora atazi ko ari iki ari n'amakosa yo gutanga pase. Si ukugurisha abantu se? Ntabwo ari ukugurisha, ni ukugurisha abantu. nta hantu bihuriye mutapinga screen bantu muri. Kandi wumva we baramwishyuye bakamugurira ibyuma kugira ngo noneho ajye atanga za pase z'agatuza.
urumva we yarabyishyuriwe akavuga ati noneho wowe ihurira recruitment ariko ibingibi hari umuhanzi akanabyigamba ngatanga za pasi. ibingibi turi kuvugana hari umuhanzi mu Rwanda iyi nkuru namwe aba Jay muzi ko nta nkuru mujya musubiza inyuma ariko buri munsi agahinda karanyica iyo nibutse ko hari umuhanzi wafashe crew akajya ahantu bita Mombasa ari kumwe n'abakobwa bamwe b'abasirey queen bagerayo tebo bari bariho meya wa governor wa Mombasa agakunda iyo tebo bose akishira ibyo banyoye umuhanzi wese uburetse gato arangije abaraho governor aravuga ati ikintu bita amafaranga mwe mumbaze baraho ngaho abagamwe umwe ngo yumva ubuntu uburyohe bwa 2550 250 ubwo kubyumva kode asanga ngo baryoshye kurusha abanyakenya n'abasomaliya yahuye nabo afata umuhanzi abamukubise nimero aravuga ati wowe nzajya njya kuko ngo wowe icyo unkorera gusa nuko mpitiramo uwo mpise mukamongereraho ubundi ngahita mwuriza indege akaza umutipe amanuka i Kigali urabona izi Facebook izi Instagram zacu gavana we yajyaga kuri Instagram akandikamo Rwanda yarangiza kwandikamo Rwanda agafata ifoto abonye agahita yoherereza uwo mushenzi w'umuhanzi n'umukobwa umwe ntari buvuge ariko yahise abivamo bari bajyanye nawe hariya uzi ikintu cyabayeho gavana yakundaga umuhanzi ibintu byose akabihagarika aba muri sida agasohoka bakajya gushaka uwo mwana akamuhiga nimero akayibona akavuga ati wowe urakize pasiporo bagahita bayishyura itike y'indege bakayishyura pa Mombasa kubagwa kamubaga byaje kugenda gute rero inzego zacu urazizi bacisha ariko se pasiporo buri munsi ngahararararara umwana umwe bamugenda runono aragera bamuha pasiporo ageze ku kibuga cy'indege ati urajya he ati ndajya Mombasa kureba nde my boyfriend ikingana ikimukundana n'ubwa mbere tugiye kubonana ninde waguhuje nawe urabazi barabajene nawe iyo bavuze niko yenyura ahangaha tuye tuganiraho gatoya bahita bagenda umwana aravuga ati uyu muntu namuhawe n'uyu muntu runaka baba bagiye muri pasiporo zirenga 20 z'aba bana basanga niwe nzira n'ubugingo yagiye banyuramo bajya Mombasa umutipe ikintu gisekeje bro ari inkuru arantigeri kansetsa umutipe baragenda bamugenda runono babura ahantu bamufatira urumva babaguruka bamutegereza yagomba kuza guhinduza pasiporo ye ngo yaba expired hara kuri immigration aragenda baramuhindurira neza bamureba ngo barangiye ngo haza umwana aramubwira ati baba wenda umufana wawe ngufana kubi umufana n'ukuri kw'Imana tunyura ahantu nkugurire kamwe amukoma muri Vigo yamutwaye muri Vigo agiye kumugurira akantu natazi ko ari Vigo. Urabona hari amavigo aba adafite iki atagaragara nyine n'iki umutipe yaje agiye kubona abona bamwinjije muri abona bamwinjijemo aravuga se ahantu hari restaurant hari restaurant ryohaje nukuvuga ngo Maneko yatwaye umuhanzi agera muri gereza bro agera muri mabusu muri polisi azi ko ari umufana ugiye kumugurira akantu ko kunywa imbwa bayijugunyemo imaramwe ibyumweru bibiri baraza baratakamba ibaza umuhanzi wafunze ibyumweru bibiri nimubimenye ni umuhanzi ukomeye bro umushenzi ubwo baravuga ati nta kibazo aburana ari hanze but guess what cyumvije Japan urumva kirabinegrija yumva nta bintu byadanje mu rukiko baragenda urubanza barusoma dahari iyo nkuru ni imaginere mwana ndiye manzi ntega amatwi bamukatira imyaka 25 isubitse imyaka 25 agomba guhita amanurwa amageragere immediately yakoze urugendo nk'urw'intumwa na Yesu yavuye Kigali n'amaguru anyura inzira z'ibigunda arinda yambuka umupaka w'igi gihugu imyaka 25 barayimukatiye umushenzi yaratorotse
murahangane mushaka kubivuga ni gute abakuru mutigeze muyaneka umuhanzi buhese kutamuvuga nyine nawe ko wumva uwo muntu yatorotse uratinya kumuvugira muvugira iki niba yaratorotse ntagire umuntu bitangaza ntagire umuntu utangaza ko umuhanzi wakati imyaka 25 yatorotse ngewe ndi inkiko se bite byawe wasanga aya masaha turi kuvugana bari kumugenza rono bakazamufata nka Prince Kid icyo nkubwiye cy'iyo nkuru ndaza kumukubwira mu gikari iyo nkuru iri imaginere ni za nkuru nyine kubikubwira ntabwo njya mvuga inkuru nkizi bro imbere y'abantu 600 ugende kukubeshya iyi nkuru uwo muhanzi n'umuhanzi uzwi urukunyumva akati imyaka 25 yaratorotse gisase inde gisa cy'inganzo sana rongora gisa cy'inganzo avuga indimi zingahe ari kuvugana n'umunyakenyiki nose kice cy'inganzo ari kuvugana n'uwo munyakenya mu ruhe rurimi nase umuhanzi ni muhanzi witwa Ndera niko story meze naravuze aba batipe bakurikira amakuru bimeze biti nje yarumiwe ni inkuru iyo nkuru iri imaginere ndi kukubwira nayikurikiye umunota ku wundi buretse gato ese ntimuvugana na Murangira uzashaka umuntu baza mu rukiko bavuga ati ninde muhanzi utuvugana ukati imyaka 25 wahunze wanze kuyifunga ubwo nk'umuntu uvuze ngo mvugane nawe bro uwo muntu twahurira he uragira ngo Jihad azagaruka avuge ngo naramubwiye uziko bari abana ari abago uziko nka bya Jihad ni ibigome bro Jihad yigeze kumpimbira inkuru ngo naramubwiye ngo aga connection ngo mfite connection oya reka nze nkubwire rero urumva niho hari intambara yo kubaga ari intambara urumva ubundi nujya kubaga urandura ibiti n'amabuye wari wabona ingagi zirwana zira za Kinkongo kurazirwana uzari biri kurwana mu ishyamba niba ngo iyo ifashe igiti yabifata ari biri ihitishe kuzikabirandura n'imizi yabyo vuba urabibona kuriya rero muri social media nuko bimeze iyo winjiye mu ntambara urarandura ukamukuri sinzi nuko byumva nushatse kwitambika ugahutaza nta muntu ubundi iyo ugiye kurwanya intambara za social media hano uzareba abantu barwana intambara ntabwo ari umufitanye ikibazo harwana baje kumuvugira buriya rero ukonsera buriya uzarebe ntukureba nk'aya masaha hari abantu bashobora kuza kwitambika kuvugira John nta muntu yabona umuvugira icyo cyo ndakizi rwose bose bamufata nk'itungo ryororerwa mu rugo so urumva rero Nyabitanga we akemera mu makuru mfite Nyabitanga we ntabwo yemera ko John yamumennyemo B12 ariko agahamya ko yatanze pasi ese wamuhamagaye Nyabitanga ubu si wowe binsabye hamagara uwo Nyabitanga bose ntari hano uzi ngo yanyitaba ntari kunyumva noneho John bamaze kumwita ngo John Kajajo